nari meze nk'umuntu ukangutse kwa warikanze ndavuga ko bya bintu noneho uzi ko biri seriye ubu aragiye ndeba ukuntu twese twageze mu kibuga wenyine ndavuga ubu ndi butahe ningera mu rugo njye mu cyumba ndyame tutari kumwe tugeze tugisohoka mu kibuga cy'indege turi muri wa muhanda umanuka Kabeza ni amata yarakiri muto cyane yarakiri muto ku buryo nta nubwo nari nzi ko ashobora kubimenya ko papa agiye akajya atunga abantu bose mu muhanda agatoki akavuga ngo papa ngo papa twongeye kubaha ikaze ku muryango mugari wa 10 to 10 TV tubifuza komeza kugira ibihe byiza mutumirwa wacu Vanilla uriyumva ute nako kandi mbona umeze neza mwanyicishije icyaka yicana yanyu oya ubwanyu butagabura hapi nawe kandi se nese mwana hari ikintu ndi kunywa humura ndaza ntago nyishaka ndaza kukugaburira rwose ugubwe neza kandi icyo ukunda ndakizi nutakimera hano bamenye ko ntacyo wampaye oya ndakiguha si amazi se nzi ko ukunda amazi nzi ko ariyo ukunda obese yakunda kutubwira amazi waje yanyoye urashaka iki twakiriza iki oya ndakuzi icyo nzi cyo ni uko icyo kunywa ji ya apo ikonje mu kanya gato oya turayimuha bw'agahumbi bwa se erega turamuzi tugomba kumwakira anyway Vane nubwo icyaka wumva kitameze neza ariko mu kanya turagikemura icyo kibazo ahandi umeze ute humura ahandi umeze ute umeze neza umwaka utangiye neza ariko utangiye neza uzi ko ku munsi wa mbere se ntuzi ko hari abantu bitangira nabi ariko rero mbabwiza umuntu upfa ku itariki ya mbere z'ukwa mbere bijya bibaho nyine urupfu rwose ni urupfu ariko iyo tariki yo ngewe reka nkwibarize akabazo k'amatsiko gakomeye uyu munsi hari ibibazo nka bikeya nshaka kubaza no kumenya ariko no kubariza abakunzi bawe ku buzima bwanjye cyangwa ku buzima rusange ku buzima bwanjye sindi bubukubwira ubuzima bwanjye n'ubwanjye ushobora no kuduha inama ugendeye ku buzima bwawe birashoboka byo uraza kuduha ayo mahirwe ngewe an open book none se tutagiye kure mu gitondo iyo ubyutse akase dare naguteza amatwi akabazo k'amatsiko ka mbere mu gitondo iyo ubyutse ukiva mu buriri hano iyo umuntu abyutse ni iki kintu cya mbere ubanza gukora ugifungura amaso buri munsi birahindagurika hari nk'igihe nshobora kubyuka ngasanga wenda Yves we yantanze kubyuka hari n'igihe nkanguka mbereye ikintu cya mbere rero ndeba muri telefone ego icyo ni icya ego gutegura breakfast ugatumika indi nshuro wenda hari igihe nkaho ngasanga wenda nka Yves ari maso amubaza mbyuke
yoke nibendere cyangwa cyangwa amagome nibyo no ku gitondo cyane kiba kimeze iyo avuze ngo ntubyuke icyo gihe ubwo ndaganduka uraganduka nk'umugore baganduka uraganduka ikinyarwanda ni cyiza ariko kirakomera nacyo ampaye uburenganzira aguhaye uburenganzira bwo kubyuka hari n'igihe ubyuka se ataguhaye uburenganzira wibagirwa nko kumubaza yasinziriye nibwo utabibaza okay yasinziriye ndabyuka nkagenda nkamutegurira breakfast muzanira abagabo babayeho neza ako muzanira mu cyumba imana iramutse bishoboka ko iguhaye amahirwe yo guhitamo ngo kuba urumva umwanya urimo kuba uri umugore wakomeza ukaba umugore cyangwa se iba yisubije ibihe inyuma yakongera yakugira donc umuhungu cyangwa se umugabo wahitamo iki kera ntaraba umugore ntarashaka nyine numvaga ko ubundi kuki ntibereye umuhungu numvaga nyine nshaka kwibera umuhungu ebana ku buryo nanjye ntereta umukobwa nshaka uwo ndi gutekereza mu mutwe wanjye wumva gushaka kwirira ibyana akaba ari we natereta akaba ari we natereta nategereje ko hazagira uzi ko hari n'igihe uri umukobwa ukabona umutipe mwiza ugakurashinga si bikubaho bibaho abakobwa bose ndabizi ukaba wamukurashingira nyine ariko ntugire amahirwe yo kubasha kumwaporochinga nyine kubera ko uri umukobwa ugatinya kandi wenda nawe ntabwo yabaye interested cyane kuri wowe bibaho cyangwa wenda ashobora no kuba interested ariko nta kwaporochinga bitewe n'imico ye uvuga ati kiriya gitipe iyo nza kuba ndi umutipe ubu simba mutereza uba wiboneye ariko uriya abakobwa bazaduhaye amahirwe yo kujya twiteretera natwe urumva ariko wumvise ikintu vanira cyari kuzatuma aba umuhungu that's true ariko imana igira neza yakujya ry'ibyana ntabwo ariko nsinzirana ndakora iyi imana igira neza none ebana icyana gifite nyashi kimeze neza gihagaze ibyo gifatika cyuzuye ntabwo cyari kujya kincika ndakora iyi hari igihe n'ukuri byajyaga bimbaho kandi aba batipe disi bose nakurashingiye ntabwo babizi nyine akwenda ko bibaho ku muntu uwo ari we wese sibyo ukabona umutipe ukabona ni mwiza pe ukavuga ati ahangaha naguyemo wenda utanitaye ku mico wenda umuntu muhe bwa mbere ntabwo uhita umenya imico ye ariko nyine physical appearance ikagukurura wenda n'uburyo yitwaye muri ako kanya gahita ugwamo kuki kitamvugisha koko ubu cyamvugishije kandi hari n'igihe noneho uzi ikintu kirenze hari n'igihe akuvugisha ugahita wumva nta wapi wibeshye iyi ugahita wumva wibeshye pe wumva nta kigenda ariko hari umuntu ureba gutya first impression ye ya mbere ugahita uvuga ati bahanira rema ikintu cya mbere gikomeye cyatumaga numva naba umuhungu ikintu cya mbere gikomeye cyatumaga wumva waba umuhungu no kujya hariya ibyana nyine ku buryo mbasha kugira amahitamo nshaka cyane njye nagizemo uruhare cyane apana kuvuga ngo umuntu yabanje kunyaproche ntabwo yigeze ugerageza kurara mu isekuru ko ntabwo yigeze wumva ibintu byambaye kuvuga ngo kurara mu isekuru ituba umuhungu none ibyo bintu ukuntu byagenze ariko ni kera cyane narabirose actually narabirose ngira ngo byambayeho niba nari numvishe iyo story noneho ndota ngo narabyutse njya kuri toilette urumva ako ngiye kuri toilette mpita mbona nicaye mu isekuru uri kubirota ndi kubirota mpita mbona nicaye mu isekuru mbyuka nyine noneho mva muri ya sekuru mbona nabaye umuhungu nahise mfata gutya ngo bitaza kuncika ndagenda ku buriri noneho nuriye uburiri wari wabyutse wavuye mu gitotsi iyo story narayibagiye gute oya nari nyisinziriye ndi kurota noneho warabyifuzaga na kera mfata gutya
utancika nyine bigahinduka noneho ibiki bitagucika urumva narangije mita nurira uburiri noneho n'uburiri ngo ndi kurota nuriye uburiri kwa kundi nyine umera nk'ugiye kugwa bikaba ngombwa gufata ku gitanda mba ndarekuye mfashe nsanga biragucitse birigende nsanga nasubiye kwa kundi nari imeze ariko the funny thing ikintu cyambayeho nasanze nanyaye ku buriri. Icyo nicyo kibazo cyari kigiye gukurikira cy'amatsiko nari mfite nasanze nanyaye ku buriri kumbe byari natekerezaga byose ndi kurota nari ndi kubishira mu bikorwa nsanga nyine nikanga nanyaye ku buriri. None se Vane ubwo uri umwana weretse kunyara ku buriri ufite imyaka ingahe cyangwa nta nubwo byakunze kubaho? Shanshoka narabiretse mfite nk'imyaka 4. Imyaka 4? Wabiretse kare wa? Nabiretse kare ahubwo ikindi kintu cyambayeho narongeye nyuma. Nabiretse kare birarangira. Nko ku myaka 7 ndongera. Kwa umwana batangiye kwiga secondaire uti nongeye guterera. Kwa kundi ku ishuri mama muri gukina nko muri recreation. Urumva? Muri nko gukina ukahita ujya nk'inyuma y'ishuri. Ukahita nyine ubisoza. Ukora nyine bisanzwe. Buri gihe nkataha nkabirota. Buri gihe ugataha nkarota turi gukina n'abana bo ku ishuri. Ubwaburira ukagira ngo aruri inyuma y'ishuri. Nkahita nyara ku buriri. Ntabwo bigeze babigukubitira mu rugo? Papa yarankubise cyane. Yarankubise ku buryo yarankubise cyane. Aho ngaho urabyumva gute gukubita umwana wanyaye ku buriri ku babyeyi? Erega nta mwana unyara ku buriri abishaka. Gusa hari n'abana bagira ubunebwe bwo kubyuka. Nyine ukumva ibitotsi birimo biragufata ukanebwa kwica ugashiduka wahanyaye. Uwo nguwo wamukubita ariko nanone ikibazo ntiwamenya niba ari ubunebwe agira cyangwa aba yarose. Ariko njya numva ngo iyo ngo abana babahaye ngo amazi y'umuceri sinzi ngo biya bintu nibyo birashira ngo birashira. Wigeze ubyumvaho? Simbizi ubwa mbere byumvishe ariko nuko nzi ko hari nk'umuntu urinda kura. Impamvu ntekereza ko hari n'igihe wenda biba umwana biba bitaramuza mu mutwe neza. Tuvuge nk'umwana wanjye ubu ngubu nijoro iyo bigeze nijoro akinyeganyeza uhita umenya ko ashaka po. Ukamubyutsa akajya kuri po yarangiza agasubira mu buriri. Ntabwo ajya anyara ku buriri kandi aracyari muto we. Na pampa yarayiretse. Ni ukuvuga ngo rero hari n'igihe usanga noneho ibyo bintu bimeze nk'indwara. Tubyite nk'indwara. Hari nk'umwana wigaga ku ishuri hari ahantu nigaga yari umukobwa mukuru. Twiga muri secondaire twiga mu wa 5 secondaire. Urumva ko twari bakuru. Yari umukobwa. Yari mwiza to the point handi umurebuka. Nawe uri umukobwa bavuga ati we. Yari umutipe. Yari umukobwa. Ari mwiza. Noneho kubera ukuntu yanyaraga ku buriri bamushyiraga agana igitanda kiri hafi y'umuryango kugira ngo dore itaza kunuka inkari. Kuri matera 3 zose zarabaye umukara zigerekeranye. Uretse ko matera umwana araraho cyane iyo yinyaraho cyane irasaza. Wararaga hejuru waraga hasi? Oya ntabwo twegeranye kandi ari inshuti yanjye. Ariko shakubisi nubwo cyakuza ko muri domo mugenda mukicara ntabwo byashoboka. Kandi shabigate afite na boyfriend uzi kugira boyfriend unyara ku buriri ariko ntabwo yari afite boyfriend wo mu kigo cyangwa mu kigo umutipe mwiza cyane. Naringiye kumuvuga izina. Umutipe yaramukundaga. Naringiye kuvuga izina. Se nigeze umuvamo? Oya ntabwo yigeze umuvamo. Twigarukire. Ntabwo namuvamo ariko umutipe nawe agira akabimenya. Akamuvumbura. Akabimenya kubera ko ku ishuri abana baravuga amakuru aragenda. Ako reka nkubaze wigeze wumva ibintu bitagakweto ku ishuri? Nigeze mbyumva. Ese ayo makuru yabaga ari ay'ukuri? Nanjye imyaka yose nize muri interne. Banza ari iyo nkuru ari ikinyoma. Byabaga ari ibinyoma uziko ari imyaka yose nigize muri interne sinigeze numva agakweto n'amatwi yanjye. Kandi bakavuga ngo
nangwa imushwara ngo yinjiye muri dom uyu munsi ibintu byabaye. None se wowe wiga ujya muri interna bwa mbere ntabwo bigeze baguha igihano cyo gushakisha urushishi rw'urugore? Ubwo nicyo baguhaye, urushishi rw'urugore. Ntabwo bigeze bakunyuzura ibigo byanyuzura ibiryo nibyo ukunda. uriya muntu utamubwiye ngo umva muza niyo jipe ndabona hano dutangiye kuvugishwa. urumva ibigo byanyuzuraga cyane cyane byari byo mu ntara, byari byo mu ntara. uzarebe kenshi ahantu wumvaga izo story abantu bizinguza za Musanze, abaruzi za Musanze ngo hehe ahantu ngaho nibo bakundaga kubikora cyane. Byo byageze no kuri point leta ibijyamo, abayobozi babijyamo ko byari hari abantu banyuzuraga umwana agapfa. Bon, ariko njye ntago reka twigarukire ku makuru y'amatsiko mfite. ariko ufite amatsiko menshi ufite amatsiko menshi arashira. Okay, amatsiko mfite nibajije umunsi mbona uherekeje Eve ku kibuga cy'indege afashe urugendo rwo kujya muri Canada. sha wahagurutse reka nkubwize ukuri sha ndagukizwa. ndibaza nk'umudamu na namata wawe, papa aragiye, umugabo aragiye, mugiye gusigara mu rugo mwenyine. ibyo bihe byari bimeze gute? unyuriremo mu magambo make ashoboka. ni igiki cyakugoye umaze kubona ibyo bihe? uzi ko nsubije inyuma mu biti. I'm sorry. byari ibihe bigoye cyane nk'umuntu wese ufite umutima, umuntu wese ufite umutima kandi ufite umuntu akunda, wifuza ko muba muri kumwe igihe kinini gishoboka. uri kumva? noneho sirtu ngewe ngira umutima woroshye cyane 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 cyane, uri sensitive ku buryo akantu kose ngiye karantusha. niyo mpamvu niba warabibonye bisa nkaho byari bisa kandi twavuye mu rugo numva ari ibisanzwe, no kubera ga stress kuko uri kwitegura urugendo. muri urugendo rwose ruravuna ntibazakubeshye. n'urwo kuva hano ujya Gisenyi ni ibintu witegura, ntabwo ari ibintu you know. ako ga stress katumye ntafata umwanya munini wo kubitekerezaho mu gihe twari turi kumwe, ngo mbitekerezeho mbihe umwanya cyane. noneho kugeza aho ageze ku kibuga, none ndavuga ko bya bintu nari meze nk'umuntu ukangutse kwa warikanze. ndavuga ko bya bintu noneho uzi ko biri seriye. ubu aragiye ndeba ukuntu twese twageze mu kibuga wenyine. ndavuga ubu ndi butahe ningera mu rugo njye mu cyumba ndyame tutari kumwe. numva nyine birankomereye cyane cyane kubisiporta birananira. buriya nubwo bari abantu bose tuba turi kumwe, wenda bo sinzi ibitekerezo baba bafite, ariko biba bitandukanye n'ibyanjye. yego ibitekerezo bafite muri ako kanya biba bitandukanye n'ibyanjye. njye nyine hahita yikuramo ibintu byinshi cyane mu mutwe. ebana biba byinshi. noneho ikindi kintu cyandushije nuko wenda abantu batabibonye, dutashye tuvuye kumuherekeza amaze kugenda, twaragiye tugisohoka mu kibuga cy'indege, turi muri wa muhanda umanuka Kabeza. ni amata, yarakiri muto cyane, yarakiri muto ku buryo ntabwo nari nzi ko ashobora kubimenya ko papa agiye. akajya atunga abantu bose mu muhanda agatoki akavuga ngo papa. ngo papa. niba ari kumbaza ngo papa arihe, niba arono sinzi ikintu ashaka kumbaza ko ntabwo yavugaga neza. yari mutoya. tugenda avuga papa inzira yose kugeza tugeze mu rugo. noneho nyine bituma byongera kukugora, kunusha kubyakira. nagendera mu modoka abantu bumiwe babuze icyo ndi kubyibuka ngomba ngiye kuri. hanyuma tugeze noneho mu rugo, umwana yaramenyereye mu gitondo. buriya abakobwa na papa wabo ni ibindi bari connecte cyane. arangije mu gitondo twari tubyuka, yari yaramenyereye kubyuka mu gitondo ngo papa papa, akamubura.
tuma ndira oya ntabwo nshaka kurira ntabwo mbishaka kandi wumva biri hafi nibyo ngibyo ariko bigeraho actually ukabimenyera ntabwo wigeze nyuma y'icyumweru ibyumweru bibiri ntabwo wigeze se ugira impungenge zo kuba umugabo wawe agiye kure yawe sibyo ntabwo wigeze ugira impungenge z'uko hari nk'udukobwa twamwiyenzaho cyangwa we yatwiyenzaho cyangwa se yatwiyenzaho udukobwa natwo twaragoye biriya ni ibintu nyine bakunze cyane bazakomeza mu bafite donc urabyumva ute cyangwa se urabateganyiriza iki kuri icyo kintu cyangwa se kuri ubwo busabe benshi bakomeje kuvuga ngo Vanilla na Yves turabashaka prank zanyu turazikumbuye bakumbuye kubona amarira yawe ariko narago tuzakomeza tuyabone cyangwa ariko banzura ubwo arumbera uziko nejo kuri bonane hari ahantu nari nagiye nyine muri famille undi mu muntu harambaza ngo ariko ngo Vanilla ntago turiya duprank baherutse kutudukubita guys ni gute ahubwo ibyo natabibona kandi arya hari prank nyinshi tubafitiye nari nibeshye nzi ko tumaze kuzishyiraho ariko ngira ngo niba abantu bakurikira Yves na Vanilla bari updated barabibona barabibona ko twatangiye kubategurira ibisasu ubu twaje tuje guys mwabwo nibazagera baturambirwe naho ubundi butwaje abantu bose bafite amatsiko ababimbajije muri comment ababimbajije kuri IG nibo bakunda kunyandikira cyane na ari gihe bajyaga babimbaza nka buri kintu mbasubiza kubera ko ari gihe nanone buri kintu usubiza abantu kandi wenda ikintu kiri kubuza gukora ikintu bitari ngombwa kukibwira buri wese ariko icyo kintu cyabaye nk'ikigiye ku ruhande ebana ubu ninjye namwe na papa na mata na dada mugahahamura ese ntabwo babizi ko nawe urimo oya bamaze waraje waje ariko naje nje kugufasha guhirika ariko mbona ariko Yves noneho banza azajya gahunda Yves noneho prank ategura ngeze intera ubwoba niba ariko njye nabonye no kurira bikubera anyway hagataho abakunzi bawe bategereje kubona ukorera prank Yves nk'ibyo agukorera uzambwire nyine muzameye bazaguhe igitekerezo njye ntabwo mengira nk'ubwanyu wazaguha agatekerezo se mwakama ntari abantu b'inshuti zanjye abantu bankunda abantu banshyigikira badashyigikira ariko Yves cyangwa Darlene bashyigikira ngewe munyandikire uziko kera akabantu banjye bagiye he kera abantu bajyaga banyandikira muri inbox bakambwira nyine utuntu tw'uduprank nkora kandi nkadukora neza tukaba ari sawa mwongere mumbwire bani buriya bategereje ko bagukorera prank ukarira kugira ngo baguhe igitekerezo cyo kwiyenza ndarira mu kanya ubwo ndarira noneho mu ntemo amaprank nanjye nkoma umuntu none se Vane akandi kabazo k'amatsiko nkunda kugira cyane ukunda mu buzima nyine uniryari wumva ushishikajwe no kuba wakunze makeup kuko iyo nkurebye mbona atari ibintu byawe cyane hari n'igihe mbona nkabona wagateyemo bikagucana bikanca nkavuga ukunda makeup cyane uzikunda actually mu buzima muri kamere yanjye personally ntago nkunda makeup personally ntago nkunda makeup ariko hari igihe biba ngombwa ko nyikora bitewe hari nk'igihe nyine ngenda nkabona ahantu hose ahantu ngiye kujya ni ngewe umuntu uraba umeze nk'ikijumba kibyutse ugahita uvuganirika ngateho urumva naguze utwo kwiteganyiriza twibagirwa ubu se iyo uri gutembera wenda nta makeup ufite nk'ubu ngubu niko mba numva ndimo comfortable nk'iyo ufite kano gasakoshi agasakame ni utuhe tuntu witwaza mu gikapu cyawe ku kintu kijyanye
n'utuntu ushobora umubiri wawe ushobora gukenera. Tubazo twawe turi sexy. Turi très romantique. Mu isakoshi yanjye uretse ko ntakunda no kugendana isakoshi by the way. Wigendera gutyo. Kenshi wenda iyo nateze moto nk'uko waje. Nk'uko mba naje gutya niko gahunda ziba zifashe buri gihe. Sinkunda kugendana isakoshi ahubwo nkunda kugendana agaportemone. Wenda ndubika amafaranga, harimo indi karita nshaka gukenera, harimo indangamuntu wenda yigendana, harimo mu gaportemone kanjye aba harimo indangamuntu, harimo amakarita yanjye ya banke, harimo amafaranga iyo nyafite, iyo ntayafite aba ari empty sack. Nibyo kariya gaportemone ra nibyo burya bikaba karimo ikintu pe nta mu bijyanye na fresher nta kantu witwaza na labirage nshituka nayibagiye. Ahubwo tandukanira ko umukobwa wanjye akunda makeup cyane. azajya zikwibutsa. Njya gutekereza gutwara labero ngasanga yayitwara. Yayifashe yayisize arya asohoka mu cyumba asekeje yisize labero nk'ahantu ngo yagize iki. Kandi anyways nzi gukora makeup cyane. Nanjye nicyo kintu nzi gukora makeup ariko si nyine ntago ari ibintu byawe. Ariko ngo abantu bazi gukora makeup niko njya numva ngo nta nubwo bakunda kuzitera bo ubwabo. Ariko bagakunda kuzitera abandi. Okay, njyewe uzajya unterera makeup. Bro nayigutera ariko ndashaka kuza gukora makeup. Ukareba. Sibyo? Ejo. Cyo ntabwo mfite full makeup. Ntabwo zifite. Ntabwo mfite full makeup kurya nagukorera makeup nziza. Ariko dukeya natugukorera. Uzankorere makeup abantu barebe ukuntu uzi gukora makeup. Kibazo. Ejo n'undi munsi nzayigukorera. Oya nge ndashaka ujye unkorera makeup kuko akenshi tuba turi umemba ngahe. Akenshi tuba turi kumwe ndashaka kuguprofita ntuzitera. Nibura basi nibura kuko utazitera njyewe njye mbyungukiramo. Amafaranga kandi akunda amafaranga. Ako mbwira ikintu gituma ukunda amafaranga cyane ko njye mba mbona atari ukuyakunda cyane. Amafaranga niyo atuma tubaho. Njye nkunda abantu. Ambere nkunda abantu. Nkakunda abantu. Oya amafaranga ndayakunda ariko buriya nta nubwo ari na cyane ko nzi gusesagura amafaranga. Njye birantangaza cyane ukuntu mbona ukunda amafaranga. Ibintu numva nshaka nk'umuntu wagize nk'ihungabana. Ngaho ntamo nyine kuri ya mafaranga wongera untera. Ako wowe mafaranga ngira ariko ntayakoreye uzi ko ibintu byose ari ukubivunikira. Ibintu lift itera inda. Lift itera inda. None se Vane ni ryari watangiye kujya mu rukundo? Natangiye kujya mu rukundo. Gukundana nyine kugira kope. Gukundana ukagira shushu be ukagira umusheri ukavuga ati umwaka sinkwibuka neza. Ariko ndashaka kumenya imyaka yonyine. Hago sindibuka imyaka nani mfite. Uziko n'ubwo mbaje imyaka mfite ntayimenya. Ntago nkubeshye. Ahubwo nyine nzi igihe navukiye. Nzi ngo ni muri 90 cyangwa 80 na kangahe. Ariko mbise mbaza ngo mfite imyaka ingahe ntago nabimenya. Nese ko insaba kwanza guteranya. Nashaka kumenya imyaka watangiye kujya. Barakubeshye. Urankatiye. Gusa imyaka hari muri 2000 nigaga mu wa kabiri secondaire. Mu wa kabiri secondaire wari ubonye umuntu mwigira mu rukundo. Kabisa. Mu wa kabiri secondaire. Ariko ntago nari nzi gukunda neza ngo menye ibyari byo neza. Ariko oya nari umwana ko ntago nize ndi umwana cyane. Nise ku myaka yanjye. Nari imyaka yanjye n'amashuri byari biringaniye. Ebana yiga wa gatatu secondaire. Ingone tukaganira. Mukaganira. Tugatera. Ariko kera ibintu bya kera byaga bisekeje. Yaga bisekeje cyane. Ewana uziko waganiraga n'umuntu mwicaye gusa muri ahantu hamwe muri muraganira muri babiri. Ebana ukumva wakoze ibintu nk'umukope. None se ni ikihe kintu cyakugoye? Sibyo nk'umukobwa urabizi ko iyo ugiye mu rukundo bwa mbere akenshi hari ukuntu hazamo isoni cyane, hazamo iki ni ikihe kintu cyakugoye cya mbere kwemera ngo
ngiye gutangira bino turakundana actually umutipe nanjye naramurebaga nkumva ndamukunze nawe yari yarankunze akabona ndi umwana ko yigaga 6e secondaire nyine niga mu wa 2 twiga ku kigo kimwe yaranzitagura byumva akanda hari akabona ndi umwana cyane urumva nawe yamfataga nk'umwana ako nanjye no najya ndeba abakobwa bigana avuga ati disi buriya bari baramutwaye neza bari kumbeshya ukabona aba bakobwa nabo nkabona baramutwaye wabonaga ari ibyuki kwitaho barozikora ko muri secondaire kaba katazi iyo biva niyo biki ariko rwa rukundo ruri mu mutima nyine nkumva ndamukunda ko ntizera ko ari uwanjye utabyizera kugira ngo ntababara ni iki se cyatumye utandukana nawe niyo mpamvu ubwira nyine byari iby'ubwana we yari mukuru byari ubwana gahoro nawe ukiri umururu mu rukundo wari umururu none se Vane twakwishije inyota ariko ntabwo ari njye wabigizemo uruhare hari umuntu uri kukafata hari inyuma yanze kukama ngo nkaguhe sinzi ikintu wamukoreye ubwo ji yawe nuko ubanza kurwana nawe yereka mubwiye ndayibona n'ibiki cyuye ubanza itagushaka nawe wabivuyemo reka noneho mbe nkuhaye agahenge ubanza ugende unywa akaji ukamanura cyangwa ushaka kukanywera hano tugende ukanywe nishimiye gukorana ikiganiro nawe rero ariko ibibazo byawe birakariye maze nagerageje korohamo gake ni ukuri nawukoroheye kugira ngo utarira noneho iyo ubaye seriye biransetsa mbona uri kwigirisha nyine uri kwishakamo ubusehiyeze ariko uri sehiyeze ariko nyine hari ubusehiyeze mba ntamenyereye hano nuko nkunda guseka cyane ryo ruseka nyine utwereke ufite amenyo angahe 30 32 nta na rimwe riravamo nta n'irirwaye riteganya kuvamo hari iryahongotse ubu mfite 31 n'igice ujye ukoresha inoze ariko ubanza gukoresha bayita carbonate hari carbonate urayizi bicarbonate iba iri mu gakarito iya bakoresha no mu mandazi mu bikimwe mu makeke ngo uyivanga n'amakara amakara ifu y'amakara ukajya ushiraho colgate wajya kwibrosa ugashiraho bituma amenyo nyine atarwaragurika singwaye umuti uzagura uzanywa amazi ya gombo bituma hari umukobwa nigeze kubwira nyine wari ufite ikibazo ibinure byo ku mwijima ngo nyine amazi ya gombo afasha kugabanya ibinure biba byaraje ku mwijima ariko mubwiye kuzayakoresha nambwiye ati reka nta mugabo mfite nawe rero let me be honest with you ibintu byagomba kwera amagambo babivuzeho kwera ikintu babivuzeho niyo nyuma y'umuhanda sinshobora no kwishaka sinshobora kuko ngundi abantu bayitambutsa mu muhanda mu mashashi ngo ugure bambona isoni niyo mbonye umuntu ayiguze oya ahubwo tuba tugomba kubinywa kandi ivura ibintu byinshi cyane n'imitsi n'abantu barwaye bagira ibibazo by'imitsi bivura imitsi ariko iteye isese biba bimeze nk'ibimyira iteye isese I tried my best kuyinywa umugabo winyweye ntacyo buretse kuba ari ubuzima bwe buba buri kugenda neza kuko bituma amaraso atembera neza mu mitsi urumva
kwa kundi imitsi igeraho kifunga imitsi ikabyimba donc gombo ifasha no utarwaye wayinywa kuzibura gombo utanarwaye wayinywa igira umumaro mwinshi cyane. Wakoze rero kutubera umutumirwa w'uyu munsi nanjye nkaguhata ibibazo maze ukansubiza. Abakozi nawe mwakoze kunyakira kuri channel yanyu. Imana ibamugisha. Reka dushimire n'abantu bakomeza kudukurikirana umunsi ku wundi kuri 10 to 10 tubifuriza gukomeza kugubwa neza nk'ibisanzwe. Mwibuka no gukora subscribe, comment ku byifuzo n'ubusabe mudushakamo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbibutse nanjye abantu batarakora subscribe kuri 10 to 10 TV no kuri Vanilla. Ebana mukore subscribe tubayishiye byinshi kandi muri iyi minsi turi kwatwika. Channel umva. Ebana screen zanyu turazitwika kabisa. Murakoze cyane. Ciao ciao. Bizu bizu. Bakubitemo neza yintangire. Murakoze.